Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzazinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari isomo cy'ukuri na B ikaba ari isomo cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ese ninde uratambuka mbere? Ni wowe cyangwa nabaza bagusanga? Murabizi iyo turi kugendera mu muhanda tugenda mu ruhande rw'iburyo, none imodoka ziri iburyo ziri kujya imbere ziri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mukara. Bivuze ko abazatambuka mbere nabari kuza bagusanga, weho uzatanga inzira. Hazatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya imbere. Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya, bino biri kuza bigusanga. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi mwaduhaye ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D, metero 200 nibura. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye. Yavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, babishoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Rero abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Noneho amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Noneho utugarurumuri ni muri metero 150. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo ni ibibazo byose babazaho, bambivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru, uhite ubikora nugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka,
igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ugaragaza inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira: kiba kigenewe iki? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Bavuze ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda ucyumva ngo ni igice cy'umuhanda ariko kiri hakurya ya mirongo ibiri ku nkombe z'umuhanda, kiba kigenewe rero guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ni hariya haba hari parikingi. Iriya parikingi niyo bari kuvuga, kiriya gice cy'umuhanda kiba kiri iruhande hari impande y'inkombe z'umuhanda. Kiriya gice aba ari parikingi, uba wahaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini. Niyo mpamvu duhisemo se, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa ibitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. Iba igomba kuba iri ahagana he? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. A. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kiza kigusanga kubera ko haba hagendwamo mu cyerekezo kimwe. B. Ahegere bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni uvuga ngo ni mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Aba ari kuvuga ku nyamaswa. Noneho ikinyabiziga cyo kiba kigomba kuba kiri ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga, iyo bavuze ibiziga ni ukuvuga amapine, n'akayira ntuburenga santimetero 50. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nige cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira. Ese ni icyapa kino cya mbere kibanza A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Ese ni icyapa B5 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Tegereze neza n'ubundi hasi nibyo batubajije. A. Icyapa A19 kino cya mbere kibanza. B. Icyapa B5 kiriya kiri hagati. C. Icyapa B6 kiriya gifite ubuso bw'ubururu. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa B5, kino cyapa B5 kigutegeka gutanga inzira kubera ko bataratambuka mbere nabari kuza bagusanga. Nari nabisobanuye neza ku kibazo cya mbere. Abaza bagusanga bari mu mukara, wowe uri kujya imbere uri mu mutuku. Uzatanga inzira ku binyabiziga biri kuza bigusanga. Niyo mpamvu duhisemo B, icyapa B5. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora, nagukoreye video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Sura kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College TV uyirebe, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe nimero yanjye mba nayibahaye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo
iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira, ntibireba ibihe binyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ikinyabiziga gihagaritswe, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga icyo kinyabiziga bahagaritse bamenye ko kibabereye imbogamizi, kugira ngo barusheho kwitonda. Kubera ko niba bahagaritse ikamyo itwara umwanya munini ku buryo itagize ukuntu igaragazwa iba yanateza impanuka. Ariko velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, bino binyabiziga n'ubundi bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira ibigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu byo ntibitegetswe kugira ikimenyetso kibyerekana mu gihe babihagaritse. Ariko amakamyo n'ibindi binyabiziga, imodoka, biba bigomba kugita bigira ikintu kibyerekana hakiri kare kugira ngo abayobozi baza babisanga baze kumenya ko bibabereye imbogamizi. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyaryo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka. Iki kinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku itara rya mbere. Nta kinyabiziga itara rya mbere riba rigomba kuba riri munsi ya santimetero 40. Kuva ku butaka byibura itara rya mbere riba ari uguhera kuri santimetero 40 kuva ku butaka, ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza mu cyapa cyerekana. Ese kino cyapa urabona gifite ku buhe buryo? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba cyerekana iki mu byapa byo ku mihanda? A ifungana ry'umuhanda, B umuhanda unyerera, C umuhanda utaringaniye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba cyerekana ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Bagishyiraho nk'ibyo ahantu hari ibyago byinshi bitandukanye, bakabona batashyiraho ibyapa 5 bivuga ibyo byago bihari, ahubwo agashyiraho kino kimwe kikugira ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, kugira ngo hamenye ko nuhagera utangira kumenya ko ugomba kwitonda. Rero hano nta hantu bigeze bavuga handitse ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora ukabona bavuze ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, uhita uyigihitamo, kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yayo matara. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, D A na B ni byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko ico cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro hazo cyukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Nuvuga ngo amatara aba agomba kuba ateganye. Niba ari amatara ndangambere, rimwe riba riri iburyo bw'ikinyabiziga irindi riri ibumoso, kandi akaba agomba kwaka ku buryo bungana. Ntubone itara rimwe n'ubundi ari ndangambere riri kubonesha mu birometero wenda 2, irindi riri kubonesha mu kilometero 1, kandi ari amatara y'ubwoko bumwe. Ibyo ntibibaho. Ariko rero atara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, mubona ko riba riri ukwaryo nta rindi biteganye. Niyo mpamvu no duhitamo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wese mbandiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A, feri y'urugendo; B, feri yo guhagarara umwanya munini; C, feri yo gutabara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro hazo cy'ukuri nta kindi ni se feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Feri y'urugendo yo ni yindi baba bashobora gukoresha kugira ngo ikinyabiziga gihagarare ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, cyaba kigeze ahaterera cyangwa kigeze ahamanuka. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni yindi birimo n'ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga. Nibyo bibazo bitatu babazaho. Ndizera ko nibaramuka kwajemo kimwe muri byo uzahita ugikora. Ukeneye code mbwira karere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwira ubwoko bwa code ukeneye, mufatire code aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha, yaba yo kugufasha gutegura ikizame cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A, 2; B, 3; C, 1; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro hazo cy'ukuri nta kindi ni se 1. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira udanagura kirahuri 1. Ukabona imvura iraguye ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri, nibura rero kiba gitegetswe kugira 1. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite 1. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramuske yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Icyapa cy'inyongera cyerekana ku garage aho bagobokera ibinyabiziga, ni nko kuvuga ngo cyerekana ahantu hari garage, kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? A, ubururu, umweru, umutuku; B, umweru, umukara, ubururu; C, umutuku, umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro hazo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Murabizi ibyapa nyongera video yabyo narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu. Nyandikira cyane kandi nyamiyiguhereze cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu yirebe. Ibyapa nyongera bifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara, umuzenguruko w'ubururu. Niyo mpamvu hano bavuze ngo umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu, umuzenguruko w'ubururu. Bari batubwiye ngo tuvuge amabara yose aba ari kwa biriya byapa nyongera. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuske yandika ku gapapuro. Ubonye ibyapa nyongera biri kugora, genda urebe iriya video urasoza kwireba, nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. Uvuga iki? Hano ibisubizo bine baduhaye
hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto no munini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C, aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A, ntabwo ari izo cy'ukuri. B, ntabwo ari izo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, utubuye dutaruka mu muhanda. B, umuhanda urimo amazi. C, umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Utubuye dutaruka mu muhanda n'umuhanda urimo amazi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri kugaragaza ko ugiye kugira ahantu hari utubuye dushobora gutaruka. Rero ndakeka ko uramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Baba bari kukubwira ngo utubuye dutaruka mu muhanda. Iki cyapa ntabwo kiba gishinze aho hantu hari utwo tubuye turi gutaruka mu muhanda, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hari utwo tubuye dutaruka mu muhanda. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere, ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kintu ushobora gukora? Ubundi ukigera hari habereye impanuka ugasanga harimo abakomeretse, uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kintu ushobora guhita ukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B, guhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Umenya neza niba bahamagaye ambulance. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Amatara ndangacyerekezo nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Ese ni ryari uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga ushobora guhita wakiriza icyarimwe ibinyoteri by'ikinyabiziga cyawe? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wakiriza icyarimwe mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda ikinyabiziga cyawe giciye seferi, kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, A, ni meza kuko tumureba kure. B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C, akwizeza ko abandi bakubona. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko waramusitamo B. Ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Bevuze ihoni ukomeze, segabanya nurangiza ukomeze witonze. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Niba ubonye umuntu afite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ni ukubera icyo uri gutanguranwa nawe. Fata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhita uhagarara, kabanza ukamuha inzira agatambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramusitamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombeje ibice byinshi agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda. Uri kugenda mu muhanda ufite ibice byinshi, ese ugomba kugenda mu kihe gice? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B. Kugenda ku gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C. Kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka nini gusa. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Ugomba kugenda mu gice cy'ibumoso. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. Kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Ugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda. Murabizi ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, ariko iyo ushaka kunyuranaho waza gukoresha uruhande rw'ibumoso, ariko ugahita ugaruka iburyo. Ndakeka ko waramusitamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki yageze aho banyura bazenguruka, ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ugeze kuri rompwe. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki? Atangiza kunyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B. Tangiza kunyabiziga biremereye gusa. C. Tangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D. Komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Kintu ugomba gukora ni iso cyukuri nta kindi ni A. Tanga inzira kunyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Iyo zihari abanyura bazenguruka, akenshi ushobora kuhasanga biriya byapa byo gutambuka mbere. Iyo ubonye icyapa cyo gutambuka mbere, utanga inzira kunyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka ni biba biri ibumoso bwawe, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazenguruka twinjira mu cyerekezo cy'iburyo. Rero utangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe kuko nibyo biba byagutanze kuhazenguruka. Ndakeka ko waramusitamo A. Tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho
ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gito aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.